Ali. Mwebwe kumushingarisha ngo murakuri cyangwa? Uratashye ku igare ryawe. Umugabo wawe nawe mukanya umurarasa kugusangayo. Ndapfuye we. None si iba ariko se nzane telefoni basi. Njye kuyiza. Umva, reka ngende. Mama, umugore ahantu hose ngiye arankurikirana, ahantu hose ngiye akankurikirana. Ninde sakubwiye ko ndimo ndacuruza? Ninde kubwiye ko ndi gucuruza? Kumva imbere genda kumva imbere. Nubwo abonye. Mana we, shamubo mu nzu nziza. Nukuri hangana. Ariko se mwana wa none yaba ari umuzimu wakoresheje ari amafaranga wabyitwara mute? Nari mbitabye. Cara hano. Alice, ndashaka ko tugana kandi ntukire ubwoba, sibyo? Yego. Nese ko ndewe ufite ubwoba bite? Oya, ntabwo ahubwo numvaga ntazi. Nkwisabira akantu kamwe kandi koroshye cyane. Nese byashoboka ko nazajya mva ku kazi hakiri kare nkaza nkagufasha imirimo. Kuko oya ntacyo ngiye nzajya mbyikorera njyenyine. Ngaho sipo hanze ko ngufasha. Ubwo se ubu nazavuga ko naguhaye akazi gute ko? Nese wibwira ndeka ari njye wakabibwiye. Mabuje se ubundi mu by'ukuri ibintu n'ibyo ngibyo mba numva nabiganira na mabuje gusa. Naho wowe oya. Akuno kamere gutyo. Sikumeze nkaho utari umuntu mukuru. Wagira ngo uri umwana muri materinete. Cyariko numvaga nta kibazo mfiteye. Nta kibazo. Ko wacecetse? Bose nashaka kugenda. None se hari biri kwangirika hariya hirya? Nari netse. Okay, nta kibazo. Bugiye ari kuitugaruka kubera ko ari ikintu ushaka kutuganira kandi cy'ingenzi. Jimmy ndashaka umbwire nimba wemeye gukorana nanjye ubu rugamba none nibwo rutangiye. Ariko ngiyewe nakubwiye gukorana nawe simbyaza. Ngiyewe icyo nshaka ndashaka umbwire neza akantu ku kandi ntajye menya aho nahera. Reka nkubwire Jimmy, umuntu wakundagiye yambwiye ko uri umukozi ku murimo. Ikindi cya kabiri nturebe uko undeba. Ushaka kundeba ukanyibeshyaho. Ngiye mfite icyo bisi note, mfite amafaranga. Emera dukorane. Ubundi ntago uzicuza rugamba numara kurangira. Uzabona uwo ndiwe. Okay, ibyo byo ni byiza. Ariko nanone umva ngiye icyo nshaka kukubwira. Nawe mbwira ni gute nakora jewe diru ntayizi nkinjira mu bintu nkabikora ntabizi. Ariko uzi ko ngiyewe Jimmy iyo ngiye gukora ibintu mbizi nshobora no kwicwa jewe, ariko ibanga nkaripfana sindi vuge jewe. Ngaho ugenda ujye mu rugo mu gitondo kare kare
ndakubwira aho turi buhurire ubundi akazi tugire gute tugatangire. Okay, ibyo byo ni byiza. Njyewe muyarubika. Nk'uko niyo ngoma ngiye. Sawa. Sawa mabuja. Alice, ndashaka ko tuganira neza twitonze nta muntu turahagarara hejuru. Harya ngo iwanyu nagana he? Boss. Naretse ngasubira mu kazi kuko n'ubundi ndumva ntameze neza. Kubera iki se? Boss. Ibaze mabujaje agasanga twicaranye gutya. Ubu se namusobanurira iki? Oya. Tuza ntugire ikibazo rwose ahubwo mbwira nta kibazo. Mbwira. Iwacu ni mu Kibirira. Niho navukiye. Mu Kibirira. Ufite ababyeyi bombi? Yego. Mfite mama na papa na karumuna kanjye. Wazamuje na bose tukaba inshuti ko numva byari byiza cyane. Nta kibazo nzabikora. Wow. Mbasirika n'ubundi uri umwana mwiza. N'umuntu yakurebye abona uri umwana mwiza cyane. Sibyo? Dore mbese nta n'isoni. Ongera wicare uko wari wicaye. Siwe mbwira icara. Ariko wowe urinjije ukankamira abantu nkaho winjiye mu nyamaswa bite byawe. Wajya uvuga neza. Nta n'isoni ugira. Niyo mpamvu akazi utakikoza buri munota buri saha wakinze wagiye barahamagaye bagize bati kumva bugira ngo ugaruke inyuma uze guheheta uyu mwana. Umuntu ungana nawe. Wa mugore we. Ndagusabye nshyira hasi. Ndanakwiyemye ndetse. Ariko ndavuze ngo hanze. Ibyo ndimo ndabizi. Paka. Nongeye mbigusubiremo ibyo ndimo ndabizi. Man, ibi ndabikizwa n'iki koko? Ubusa uyu mugabo agamije iki? Mama arampamagaye. Ubusa ubu nimbimubwira bino bintu arahita ahamuka pe. Karame mama. Mwana wangu bimeze bite? Mwana wakutavuga ugaceceka. Mama, nta kibazo mfite. Ahubwo se kuki uri kumamagara cyane buri kanya n'ukubera iki? Umva mwana wa untega amatwi kandi ndashaka none hanga kuhita uva aho ngaho. Kandi ubyumve yuko bikomeye. Ako se mama. Ubundi ni iki kiri gutuma umbwira kuva hano hano? Kuki udashobora kukimbwira? Umva mwana wa ndakubwiye ngo uva aho ngaho none aha ngaha kandi umva ndashaka ko duhura nkubwira ukuntu byagenze byose. Ikindi kandi waruzi yuko namaze guhura na wa wundi uri kudufasha. Ibyo urabizi? Ngo? Mama. Mama. Allo?
ariko ubwo ubona ndi igicucu kitabona. Umuntu mukuru ungana nawe uratinyuka ugatangira gukorakora umwana ungana kuriya. ariko nza kubwiza icyo wamugore we. Uriya mwana w'umukobwa hari ikintu ndi kumushakaho namuketseho kandi nzakimenya. Ni igiki se wamuketseho? Okay, ngaho kimbwire nanjye rero nkimenye. Kutavuga se? Mbwira iyo mishinga ufitanye n'uriya mwana w'umukozi nyimenye. Ndakwemye wa mugore we. Reba icyo ukoreye unesha umutwe. Asoni. Ndagukunze rwose. Hari icyo utaruzi. Ibyo uri mupanga n'uriya mukobwa ngiye kubyinjiramo kandi ndaza kumenya ibyo ari byo. Umenye siporo. ariko wareka kwistressa wa mugore we. Mugabo wanjye rwose nkubwira uriya mwana n'impano Imana yanyihereye. Ni gute nabona ababazwa koko? Akuzi buriya bamufasha ibyo bamukorera. ariko se bamubwirwa n'iki? Ntabwo bashobora kumumenya. Mugabo wanjye rwose ndakubwiye ngo nakoze ibibi byinshi ku buryo hari n'ibyo naguhishe. Ni ibiki bibi wakoze se? Umva burya impamvu ntakubwiye, impamvu batwirukana nkanaga nuko nari nakoze amabi. Kandi rega buriya ntago nabikubwiye byose. Ntago nabikubwiye byose impamvu batwirukankanye kuriye. Gusa ushatse kuvuga iki? Igihe kirageze kugira ngo mbikubwire byose. Ngusaba imbabazi umbabarire kugira ngo nanjye ndwanirire umwana wanjye. Ndi umwere kuri wowe. Ngaho mbwira numve. Burya uriya munsi wantoraguraga nari nisha abantu 3 n'amaboko yanjye. Nuko iki? Ushatse kuvuga iki? Niyo mpamvu rero ngiye kubikubwira byose ku murongo. Reka ubyumve uko byagenze. Ngaho mbwira ndakumva. Nyine nkuko nabikubwiye urya munsi nisha abantu 3 mbitishije amaboko yanjye. Uvuze ngo iki? Nyine niyo nkuru ngiye kukubwira uko byagenze byose. Ngaho mbwira ndakumva. Buriya baranyirukankanye. Baranyirukankana. Bigeze aho ngaho numva ndarushye. Bigeze aho uhita mfata umwanzuro. Kuko uyu muntu ndamwishe. Bivuze yuko rero kubera ukuntu bari kumpiga ari benshi
bivuze yuko nimba uyu nguyu umwishe n'abandi n'ubundi ndirwanaho, unzi imbere mufite ubushobozi ndirwanaho, nta kundi nabigenza pe. Ako se buriya mwana, uriya mugore buriya ntafite amadayimoni? Umva mwana, nanjye kumutinya kabisa. Sinumva ukuntu umuntu w'umugore umuntu yamuhiga umunsi wose ataramubona guteze, sinzi kabisa. Urabizi? Reka dutandukane tumuhige paka tumubonye. Hakoze ko bagenzi bacu nimo ndababona bagiye se tukaba tutabimenye koko, mbwira nawe. Ahubwo se buriya ntibashobora kuba bagiye ntitubimenye. Ariko twe twavuze ko turi buhamagarane, sinzi kabisa. Ariko se urabizi? Reka dutandukane tubahige paka tumubonye, kuko anko turamutse tutamubonye ntago twamuva imbere. Niko bimeze. Nyura hirya naye nyura hino, tugomeze dushakishe. Gasa, data we, uzi umugenzi wacu? Mwana uzi ko bya bintu bikaze? Umva nkubwire, ishyamba si ryero kabisa. Twatangiye kwicwa, bimeze bityo koko. Umva mwana, ahubwo tugira tuve hano hantu. Niko bimeze. Muzima bawe ibihe byiza n'ibibi, habaho igihe wishimye cyangwa ubabara, gusa ikibi ni ukuba intandaro y'ibibi. Muzima Sai, Kevin, Kobe.